zitunyuramo byose zazamurwa n'igihudapfa sigiye si. Turaza kwakira Augustin Niyonzima, araza kutugezaho ubuhamya, ndetse na Dr. Efard Rulinda araza kutugezaho ijambo ry'isanamitima. Bibatira hano runaka ahandi yaririwa munsi umwana wayo yatotezwaga arategetse itibaho maze nabo babaho kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo baho iminsi ibyumweru amezi imyaka kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo baho n'urugendo utasobanura uko rwagenze ntibyumvikana kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo baho Uwiteka nahimbazwe we utegeka. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe mu myaka myinshi ishize, imyaka 30 tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Habaye ukuboko kwawe, wahabaye nk'Imana, waraturinze, icyubahiro kibi cyawe. Uyu munsi turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Turibuka ibitangaza wakoze, turibuka uko waduhaye isezerano tubwira ngo ntabwo tuzapfa ahubwo tuzakira, kugira ngo duhamirize abantu ibitangaza wakoze n'imirimo wakoze. Turi hano rero ngo tugushime, kandi turi hano ngo dusohoze iryo sezerano, tuvuge ibitangaza wakoze. Kuva ejo twumvise ibitangaza wakoze, twumvise ibyo wakoresheje abana bawe, ndetse n'uyu munsi tugiye gukomeza. Turagusaba rero ngo ukomeze umutima wa buri muntu wese uri hano, ubane natwe, uduhe imbaraga kandi dukomeze, ariko ikiruta cyose uduhe kwitegura, maze ngo ingoma yawe igiye kwimikwa tuzabane mu bwami bwawe. Uyobore ikigiye kubera hano cyose, tubisabye mu izina rya Yesu.
ururimi kw'isi yaringanijwe n'ibyaha niyo mpamvu tutaza tandukana n'ibibazo ariko igihe kimwe byose bizarangira abizera tuzaba ubuzira gupfa sanga umukiza w'imitima akomora inguma zose mubwire ibikuruhije byose Yesu arahari ku bwawe azi ibyo unyuramo byose azi imigendere yawe yose yiteguye kugufasha none ungire urakira ungire urakira wasiwe n'ubwo mbabaza cyane bidatinze nza gusiga ibimenyetso byo kuza k'umwami byose biragaragara mugenzi boneze tegura umutima haranira kuza bintoreye nzazamurwa n'ikibudapfa sigiye
cyane, Imana ibahe imigisha. Reka dusabe pasiteri w'itorero rya Kigali Bilingual Church atambuke aze atwakirira abashyitsi bateranye natwe. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. N'uyu munsi turi mu isabato, ariko isabato yahariwe kwibuka. Itorero rya Kigali Bilingual Church ibahaye ikaze muri iyi gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Bizera b'itorero rya Kigali Bilingual Church, mumfashe twakire abashyitsi baje kwifatanya natwe muri iyi gahunda. Reka tubakire duhereye ku muyobozi wacu muri East Central Rwanda Field, Pastor Karasira Gerard, ndetse n'umuryango, akaba ari nawe uhagarariye itorero muri iyi gahunda. Nanone ndagira ngo mumfashe twakire abapasitoro bose n'abayobozi bahagarariye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi muri niyo y'u Rwanda, nabo babanye natwe. Ntabwo ndi buze kuvuga amazina yabo yose kugira ngo cyangwa se mbasabe guhaguruka, ahubwo ndaza kubasaba bose maze kubababwira muze kumfasha tubakirire hamwe. Nanone turaza kwakira umuryango w'umuyobozi wa Field North Rwanda Field n'umuryango we Pastor Dan Ngamije, twanabanye muri gahunda ya mu gitondo. Muraza kumfasha twakire abapasitoro bose ndetse n'abayobozi bahagarariye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi muri East Central Rwanda Field. Muraza kumfasha twakire abayobozi ndetse n'abarimu muri kaminuza y'Abadiventiste AUCA, nabo twabanye muri iyi gahunda. Muraza kumfasha twakire abakuru b'amatorero atuzengurutse, yaba abaturanyi ndetse n'abahuzabikorwa bose twabanye muri iyi gahunda n'imiryango yabo. Muramfasha twakire korali Ambassadors of Christ, nabo baje kwifatanya natwe muri iyi gahunda. Turaza kwakira Augustin Niyonzima, araza kutugezaho ubuhamya, ndetse na Dr. Efard Rurinda araza kutugezaho ijambo ry'isanamitima. Hari abashyitsi turi kumwe batari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ndetse n'abizera b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bava mu yandi matorero, nabo twabanye muri iyi gahunda. Reka rero nsabe twese abagize itorero rya Kigali Bilingual Church n'umunezero mwinshi, tubihamishije ikiganza, twakire aba bashyitsi bacu bose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka rero mumfashe nanone dushime Imana. Turashima Imana kubw'inzira igihumbi nk'uko mubibona ku nsanganyamatsiko yacu. Imana yagiye itwigaragariza mu bihe bitandukanye kuva isi yaremwe. N'uyu munsi twese turi hano turi abahamya b'inzira z'Imana ibihumbi, ndetse dusobanukiwe n'umugambi wayo n'urukundo rwinshi ifite rwo gukiza inyokomuntu.
ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 33 ritubwira uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, kandi ngo imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Icyubahiro kibi cy'Imana iteka ryose. Uyu munsi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi Kigali Bilingual Church turibuka jenoside yakorewe Abatutsi twiyubaka. Tuzakomeza kuzirikana iteka inzira z'Imana ibihumbi no kudaheranwa n'agahinda ndetse n'ibikomere twatewe n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntituzahwema gushima Imana kubw'ubuyobozi bwiza, umutekano ndetse n'iterambere byaranze igihugu cyacu muri iyi myaka 30 ishize. Itorero rya Kigali Bilingual Church ryabonye ko iyi gahunda ngarukamwaka y'isabato yo kwibuka ari ingenzi, kandi ko umugambi wayo uhuje n'ijambo ry'Imana, umucyo utumurikira twese. Niyo mpamvu rero iyi gahunda ihari. Reka basabe duhagaze kugira ngo twiragize Imana, tuyisabe kugira ngo ize kutuyobora igihe iyi gahunda iri bube iri kuba. Twese duhagaze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, tugushimiye urukundo rwawe n'uburinzi bwawe bihora ku bana bawe. Tugushimiye ko warinze iki gihugu nubwo cyanyuze muri byinshi byari bikomeye cyane, ariko warigaragaje. Uyu munsi duteraniye aha dufite amashimwe menshi y'ibyo wakoreye iki gihugu. Muri uyu mwanya ubwo tugiye gukomeza iyi gahunda, turagusaba kugira ngo ubutumwa bwose butangirwe ahangaha bube ubwo kuguhesha icyubahiro. Turagusaba kugira ngo ukomeze gukomeza imitima yahungabanye kubw'amateka igihugu cyanyuzemo. Twese udukomereze muri Yesu Kristo umukiza wacu. Nibyo dusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Pasiteri arakoze cyane kuduhera ikaze abashyitsi bacu. Twizere ko muri bugubwe neza muri gahunda yateguriwe hano. Nagira ngo rero nsabe korali Ambassadors itambuke ize hano imbere mu ndirimbo ebyiri bari butugezeho zo gushima Imana mu nzira ibihumbi zayo Imana yakoresheje kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Nibamara kugera hano, mbere y'uko batangira indirimbo, ndaza kubasaba mwese twifatanye dufata umunota umwe wo kwibuka Abatutsi bazize jenoside. Twese turi buze guhagarara, ndaza kubabwira Ambassadors imaze kugera hano, imaze kwitegura. Mu gihe bari kuza turavuga inzira ibihumbi z'Imana. Ejo bundi ahari abajya bakurikira, hari itorero ryakoze igitaramo, ntabwo ari itorero rya Kinyarwanda, ariko icyo gitaramo cyari gifite umutwe uvuga ngo inkuru ya 30. Inkuru ya 30 bavugaga inkuru ya 30 jenoside ihagaritswe. Iyo nkuru natwe turavuga inkuru ya 30 Imana ikoze ibitangaza. Muri twebwe harimo abantu batandukanye bagiye banyura mu nzira zikomeye, buri mwaka wose ni inkuru. Ese si byo? Ese si inkuru ya 30 Imana ikoze ibitangaza mu gihugu cyacu?
ambassadors bagiye kudufasha gushima Imana kuri bw'iyi nkuru ya 30 twibuka inzira z'Imana Imana yakoze. Abari hano hari abafite imyaka munsi yayo, barafite hejuru yayo, buri muntu wese afite inkuru ye. Buri wese mu mutima we yumve iki Imana yagiye ikora buri mwaka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gihe bari kwitegura, nagira ngo mbasabe mwese aho muri dufatanye nabo, twifatanye twese nka Kigali Bayirengo, duhagarare tufate umunota umwe wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Ambassadors indirimbo ebyiri, nyuma y'izo ndirimbo ebyiri turaza guhita dukurikizaho kumva Augustin Niyonzima atugezaho ubuhamya mu nkuru ye ya 30 Imana imuyoboye, uburyo Imana yabanye nawe. Murakoze, umwanya n'uwanyu. Iba irihe Imana ibirihe igihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyishe ibirihe biba irihe kwishoboye uhagarika ibyago byose ibiza ndetse n'intambara ibirihe biba irahano runaka ahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawumvemo bakeye. Nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntiyigeze itwihisha. Yego niko biri, ufite byinshi bikuremereye bituma uhora wibaza uti Imana irihe. Abanyarwanda n'u Rwanda natwe twarakinyoye icyo gikombe, ariko mu gihe gikwiriye iyo Mana iratuzahura. Humura ibyawe byose irabizi. Biba irahano runaka ahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe
nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho ntiyigeze itwihisha biba iri ahantu runaka ahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho ntiyigeze itwihisha
iryo jwi ry'Imana